Amazina yanjye ni Dukuze Umutesi Joy Monique na Mignone ririho ariko ntabwo riri ku ndangamuntu gusa n'iryo abantu benshi banziho. Navukiye mu ntara y'Amajyepfo i Huye ariko ubu ngubu ntuye i Kigali. Ndi umwana wa gatatu mu bana batandatu. Njye nkunda kubwira abantu ko ndi umuntu mugari kubera ko sintekereza ko na buri muntu wese nyine aba ari umuntu uri wide kandi bivuge gutyo, ariko njyewe muri make ndi umukobwa uri woroheje, uri simple, ukunda Imana, ukunda no gusenga. Ndi umukobwa, nakomeje kuvuga ngo ndi umukobwa ariko ntabwo navuze ko ndi single. Ubwo nyine ndi single kubera ko ndi kuvuga ko ndi umukobwa ukunda gusenga, nari maze kubivuga. Umukobwa ukunda ibintu biri ku murongo, ugendera ku bintu biri ku murongo, umukobwa ukunda amahoro, ukunda abantu cyane cyane. Ubwo gukunda abantu nyine hazamo no gukunda gufasha abantu, kumva abantu. Muri make ndi uwo nguwo. Ikintu ntari niyiziho ni byinshi, ariko icyo abantu bakunda kumbwira cyane ni uko ngo nzi kwambara. Bya bindi abantu bakunda kuvuga ngo umuntu ni umufashion designer. Ntabwo nari mbizi, igihe ndambara nkagenda mu muhanda, ariko ntabwo mba mvuga ngo iki ngiki ngo nishiyanishije n'iki. Nasanze nyine ubwo ari impano, reka mbivuge gutyo kubera ko abantu bakunda kubimbwira, ariko ntabyo nari niyiziho. Ndi umunyamakuru. Impamvu nahisemo kuba umunyamakuru, impamvu ya mbere kubera ko nakubwiye ngo ndi umukobwa ukunda ibintu biri ku murongo, ukunda abantu. Nkunda rero nyine kuvugira ba bantu batabasha kuvuga cyangwa se badafite aho bagera. Ntabwo nkunda kumva umuntu arengana, kuko kundi usanga baza nk'ahantu habaye nk'ikosa runaka bakavuga ngo ni wowe, ariko umuntu akaba nta mbaraga afite zo kuba yahakana ngo si jyewe. Nkumva rero nyine nshaka kujya mvugira abo bantu nyine barenganwa, nshaka kuba ijwi ry'abandi kwa niba ariko nabivuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko bambwiraga yuko mfite ijwi ryiza, so ibyo bintu rero mbihuje bituma numva ngize ubushake cyane bwo kujya kwiga itangazamakuru, ngira n'amahirwe birampije. Oya, nta wundi muntu mu rugo ukora itangazamakuru, nta n'uwigeze ubikora. Ntekereza ko nta n'ubiteganya, wenda ntawamenya, ariko kugeza ubu ntawe. Aho ndi gukorera, abo dukorana bose ndabishimiye. Naho nagiye nyura handi mbere yuko njya aho ndi umunsi, nabo byabaga ari byiza kubera ko navuga ahantu nkoze hose ngira amahirwe nyine yo kwita nisanga muri iyo environnement, nyine kwiyadaptamo byoroshye, bikanyorohera rero gukorana n'abantu ku buryo buri wese tuba turi kumwe mu kazi banumva bindyoheye gukorana nabo. Iyo nari mu kazi mba ndi iwanjye, ndi gukoresha telefone cyangwa se ndi kureba televiziyo. Iyo ntari muri ibyo, nshobora kuba wenda nagiye nko kureba inshuti yanjye, gusa ntabwo nkunda kuva. Nkunda kuba nyine ndi ahantu ndi njyenyine ntuje. Iyo ntari mu kazi rero akenshi mba ndi iwanjye ndi gukoresha telefone cyangwa ndeba televiziyo. Mu buzima bwose, ari ubw'ubuzima busanzwe bwo hanze n'ubuzima bwa kinyamwuga, reka mbivuge gutyo, umuntu mfatiraho icyitegererezo ni mama wambyaye. Ndamukunda cyane. Ikintu cya mbere ngenderaho ni wa muntu nababwiye ndiwe. So iyo umuntu rero
aje mbona huje na kwa kundi nanjye meze, icyo kiba ari icya mbere. Icya kabiri, ntago ndeba ngo umuntu asarya cyangwa agira atya, hari ukuntu umuntu aza mugahuza nyine bitewe n'aho mwahuriye, bitewe n'uburyo mwahuye. Ntajye kuvuga nyine ngo mba narebye ngo kwasa, ngo mba narebye ngo ese ngo afite iki ntacyo afite. Birikora then nkisanga nyine nabaye inshuti n'umuntu. Ikintu gishobora gutuma ntasinzira ni igihe wenda naba meze njya nkumbura nk'umuntu bigatuma ntasinzira neza. Ariko ikindi kintu wenda nshobora kuba ndwaye, ndi kubabara sinsinzire. Ikindi kintu gikomeye cyane gishobora gutuma ntasinziriye ni igihe umuntu wo mu muryango wanjye cyangwa se umwe mu nshuti zanjye za hafi zikomeye atameze neza, afite nk'ikibazo runaka kigatuma nanjye nyine ntagira amahoro muri jyewe. Iyo mbabaye numva indirimbo swati z'Imana cyangwa se izindi, bitewe n'icyo kintu nyine cyambabaje. Gusa kenshi iyo mbabaye numva indirimbo. Ntabwo njya mpfa kugira isoni. Za soni tuvuga z'abakobwa wenda sinzi niba uri kuvuga, za soni tugira z'abakobwa ntabwo njya mpfa kuzigira. Sinzi niba wabibonye ko ntazo mfite. Ntabwo njya mpfa kugira isoni. Nta kintu gishobora kuntera isoni nzi kugeza aka kanya nyine. Ntabwo bivuze ko nashize isoni, ibyo ndi tuvuga ngo umukobwa yashize isoni, ariko za soni nyine umukobwa agira ntabwo njya mpfa kuzigira. Nkiri muto rero ntabwo nakundaga gukora amakosa, ahubwo natangiye gukora ayo nakwicuza nkuze. Gusa nkiri muto ntaryo nakoze numva nicuza aka kanya. Kwayo nakoraga kwabaga ari ukumena amatasi, kumena ibintu, sinazereraga, ntabwo natukanaga. Nta kosa nakoze kera numva aka kanya nicuza. Gufata risque d'abord ni ugutekereza ikintu runaka ushaka gukora. Iyo ni risque ya mbere, kuba wafashe umwanya ukagitekereza. Iyo ni risque ya mbere, step ya mbere. Iya kabiri ni ukumva ko icyo kintu kiri mu bitekerezo noneho ujye kugishyira mu bikorwa. Kugishyira mu bikorwa nibyo nyine abantu benshi dukunda, niho duhera tuvuga ngo nafashe risque ngo nkora ikintu. Aho ngaho ni hahandi uvuga ati nimbikora biragenda gute, se niba ari ugutangira business runaka cyangwa niba ari gusohoka nambaye gutya abantu barabibona gute. Gufata risque rero ni ukwirengagiza izo pensées ziri negative cyangwa se icyo kintu. Iyo watangiye asunda byita gute se mbuzi ikinyarwanda bivugamo, ni ukwirengagiza uruhande ruri negative niba ariko navuga, hanyuma noneho cya kintu watekereje ukagishyira mu bikorwa. Uko niko ngiye mbyumva kubwira umuntu ko yafata risque agakora ikintu. Lockdown ikintu yansigiye, habeho lockdown nyinshi by the way, ntabwo nzi ariye zabaye ndi muri situation zitandukanye. Gusa ndavuga ngo shyira gusa habeho lockdown nyinshi zagiye zisimburanwa. Gusa muri rusange icyo zansigiye ni ukumenya kwiha gahunda. Niba ariko nabivuga, ni ukumenya kwiha gahunda ya future yawe, kubera ko n'aka kanya twashoboraga kuba tukiri muri lockdown, ariko nk'umuntu utabaga waratekereje se ejo nzakora iki, ese ejo mfite iki kuri banke, ese ejo nzabaho nte. Ntekereza yuko byamugoye, ariko byahise binsigira isomo rikomeye cyane nyine ryo kubaho ntegura ejo se byagenda gute. Nubwo tutaba tuzi ngo ndahageza ejo, ariko
byibura uvuga ngo ejo ndateganya iki, ejo ndateganya iki, ku buryo igihe ugeze muri situation runaka ihindura wowe ibyo watekereje, byibura mu mutwe wawe uvuga ngo hari ikintu runaka nateguye, reka noneho nyine mba ari cyo ngenderamo muri aka kanya ntegereje yuko situation ihinduka. Inama nagira urubyiruko rw'uyu munsi muri rusange ni ugutegura imbere hacu nk'uko nari maze kubivuga, ni ugutekereza nyine imbere hacu. Usanga benshi avuga ndi kubona nyine uyu munsi ndi kubona umpa argent de poche n'urugero, ndi kubona umfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ariko ejo ntabwo uzi ngo uwo muntu azaba ahari cyangwa se aho ukura hazaba hahari. Muri make rero navuga ngo nanjye nishyizemo kuko ndi urubyiruko, twige gutegura imbere hacu, dutekerereze imbere hacu nyine, ntidutekereze kumureba mu kiganza gutyo ukavuga ndi kubona hano hatukura ariko se inyuma harasa gute. Utekereze inyuma y'igikuta kwa, niba ariko navuga. Urakoze cyane nawe, mwakoze kudutumira.